Twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza ibihe byiza mwese tubanye muri iyi channel yacu kandi yanyu Kubaho Neza TV. Twizera yuko mukomeje kudukurikira muri benshi, tunashimira abakomeje kuduha comment bavuga bati turabashimira impanuro nziza muduha, turabashimira inama nziza, turabashimira ibiganiro biratwubaka bikatuma nyine dukomeza gutekereza n'ibindi bishobora kubafasha. Uyu munsi rero twongeye kugaruka ku kibazo cy'ihungabana risa nkaho ryugarije abatuye isi n'abanyarwanda barimo. Ni ikibazo kigaragara haba mu batoya haba mu bakuru, ugasanga buri wese ahungabanye, ariko igiteye inkeke nuko umuntu abana nabyo ntamenye ko afite ikibazo, ntamenye yuko akeneye umuntu umufasha, umuntu umuba hafi, umuntu ushobora kumuganiriza kugira ngo bishire. N'ababyeyi yewe bashobora kuba bafite abana, umwana afite iryo hungabana ariko ntibabimenye, ahubwo ugasanga muri kumwitwaraho bitari byiza, bishobora kumwinjiza noneho mu kibazo mu buryo bukomeye. Uyu munsi rero twatumiye impuguke mu bijyanye n'ihungabana, afasha abantu bahuye n'ihungabana, niko kazi akoramo ariko ni nabyo yize bijyanye no gufasha abantu bashobora kuba bahuye n'ihungabana. Akaba agiye kongera kutwibutsa atangira ihungabana n'iki, ese riterwa n'iki, rigaragazwa n'iki, aze no kutubwira noneho uburyo bwo gufasha umuntu wahungabanye kugeza igihe umugeza ahantu ashobora kuba yakongera gusubira mu buzima busanzwe. Tumuhaye ikaze rero Madame Priscilla, tumushimira n'umwanya we yaduhaye kugira ngo yongere kutuganiriza kwihungabana, bifasha abanyarwanda kureba hagati yanyu ari abanyeshuri muri ku ishuri mukabona umwana ugaragaza imyitwarire itari myiza, ari mu rugo se ari umugabo sakareba umudamu cyangwa umudamu akareba umugabo akabona ko hari bitameze neza. Ni byiza yuko umufasha, ushobora kumufasha ariko hari n'igihe usanga bitari mu bushobozi bwawe, ukaba wamwegereza inzobere abajyanama ku ihungabana bakaba bamufasha. Reka tangira dusobanurira ihungabana n'iki. Ihungabana ni igihe ugeze muri situation cyangwa se ni igihe ugeramo ugahura n'ikibazo ariko kumva ntaho ufite ho kugikwiza mu mutwe wawe. Rimwe na rimwe bikagutera impinduka mu mitekerereze, mu myitwarire yawe ndetse no mu mibanire n'abandi. Rero urebye hariho ibintu byinshi cyane bishobora gutera ihungabana, urugero intambara, amakimbirane mu miryango, kuba umuntu afite uburwayi budakira akabibwirwa asa naho ari ibintu bimutunguye. Ni ibintu byinshi byatera ihungabana ku muntu. Icyo nzi cyo nuko ihungabana ni igihe ugeze muri icyo gihe nyine ukumva uhuye n'ikibazo ariko ukabura aho ugikwiza muri wowe. Ubwo se umuntu udukurikiye aravuga ati ariko nanjye ko niyumva ubu sinahungabanye, ubundi ni yihe myitwarire cyangwa se niki kigaragaza ko uwo muntu yahungabanye? We ubwe yabyibwirwa n'iki cyangwa se abamukikije babibwirwa n'iki ko afite icyo kibazo cy'ihungabana? Nkuko nabivuze, iyo utangiye gutekereza ukumva kumwe, hari nk'igihe uzaganira n'abantu ukajya kumva umuntu arakubwira ati ndumva ndi stress, ndumva ntari mu murongo wanjye, ndumva nahindutse, simeze uko nsanzwe, ndumva imitekerereze yanjye yahungabanye. Imibanire n'abandi ugasanga n'umuntu ushobora kuba yigunga, yari umuntu wajyaga asabana n'abandi, ugasanga n'umuntu utagisinzira, yaragize ikibazo cyo gusinzira cyangwa se kurya bikamunanira. Hari n'igihe noneho aho kugira ngo kurya bimunanire arya cyane, cyangwa se ugasanga ni wa muntu ari gutekereza ku kibazo yagize ariko agasa n'ushaka ubuhungiro. Ugasanga atangiye kunywa itabi, atangiye kunywa ibiyobyabwenge. Uwo muntu mu by'ukuri aba afite ikintu cyamuhinduye. Yego, ni kwa kundi nyine wumva umuntu yahindutse ariko se yahinduwe n'iki? Yageze muri cya kibazo hanyuma yumva ntaho cyakwirwa mu mutwe. Akenshi hari n'igihe usanga abantu badashaka kubivuga
akaba afite nk'ikibazo ariko akabura amagambo abivugamo. Ni wa muntu wumva muri we avuga ati nashobewe. Tuvuge umuntu abuze inshuti yakundaga, umuntu arapfuye by'amaherere, akumva nawe ni inkuru yabuze uko yabara, cyangwa se ugasanga niba iyo nkuru inamurimo akabura amagambo ayivugamo, cyangwa se akabura uwo abwira akumva ntawamwumva. Yego. Uwo muntu se wahuye n'ikibazo wahungabanye, twebwe ngo yahuye n'ikibazo yahungabanye, wenda ari no kumva ko mu mutwe we yatangiye kugira ibibazo byo gusinzira, yatangiye kumva abuze amahoro, ubwe ashobora kwifasha? Abantu ntabwo twakira ibintu kimwe. Hari umuntu bibamo ndetse akamenya ati ndumva nahungabanye, akamenya ati cya kibazo nicyo cyabinteye, ariko se nabivamo gute? Akagira za mbaraga muri we, akavuga ati yenda hari icyo nigeze gucamo kimeze gutya, hari imbaraga nakoresheje, hari uburyo nakoresheje kugira ngo bisohokemo, ugasanga yongeye gukoresha za mbaraga ze kugira ngo asohoke muri icyo kintu. Ariko hari n'undi binanira, bikaba bisaba rero ko areba impuguke nyine mu mitekerereze ndetse n'imyitwarire, nkanjye ndetse n'abandi duhuje umwuga. Ariko nanone hari n'igihe usanga ari umuntu, twebwe dufasha umuntu kubona inzira yanyuramo kugira ngo asohoke mu kibazo. Ntabwo mu by'ukuri tujya inama ngo gira gutya gira gutya, oya. Ahubwo wa muntu ufite ibitekerezo byahungabanye, udafite ibitekerezo byo ku murongo, turamufasha tukamuyobora ko ibitekerezo bye byasubira ku murongo, hanyuma akaba we ubwe yakwibonera inzira yo gusohoka muri cya kibazo. Kuko hari n'abagera muri icyo kibazo ugasanga ntacyemera yuko cyabaye, cyangwa se ugasanga arashaka kubyiyibagiza kugira ngo abe yatuza. Ahubwo twebwe tumufasha kubyakira, tukamufasha kwakira ko ari igice cy'ubuzima bwe agomba kunyuramo, kandi akagitambukamo gitwari mu buryo we abona, kubera twebwe dusa n'abamukinguriye amayira mu bitekerezo. Rero twebwe dukoresha ibiganiro, ariko hari n'igihe usanga ibiganiro ntacyo bishobora kumugezaho. Tuvuge nk'urugero, umuntu yagize icyo kibazo, yego atangiye kujya mu biyobyabwenge, ariko mugahura akakubwira ati nagiye mu biyobyabwenge ariko byananiye kubireka, kandi siko nahoze. Bisaba rero ko hajyamo n'izindi mbaraga zo gukoresha imiti. Hari abandi bakoresha imiti bita abapsikiyatire. Nk'urugero, abantu bajya Indera, niba umuntu yatangiye kujya atagira isoni zo kuba yakwerekana ubwambure bwe mu bantu, urumva biba byarenze umurongo, ntabwo aba akiri umuntu wo kuganirizwa gusa. Rero niyo mpamvu usanga bamwe bagera kuri twebwe n'abandi duhuje umwuga bakaba bakoherezwa Indera, cyangwa se abo bafite ikibazo cyo kubatwa n'ibiyobyabwenge ugasanga bakoherezwa mu Cyizere, hariya Kicukiro, Cyizere Rehabilitation Center, bakaba bafashwa. Twebwe rero uburyo dufashamo abantu bagize ihungabana, ushobora gufasha umuntu muri babiri mu buryo bw'ibiganiro, njyewe n'uwo muntu wagize icyo kibazo cy'ihungabana, tukaba twafatanya gusohoka muri icyo kibazo. Hari n'ubundi buryo uwo muntu ashobora gushyirwa hamwe n'abandi bahuje ikibazo, uko baganira, bahana ubuhamya, ugasanga barafashanya gutera intambwe. Babyita healing groups, aho abantu bahurira hamwe bahuje ikibazo, ugasanga baraterana imbaraga kugira ngo babe bava muri icyo kibazo. Hari n'ubundi buryo rero dufasha abo bantu agakira ariko anakora. Yego, ugasanga niba yari afite icyo kibazo cyo kwigunga, ugasanga niba ari umuntu uzi gukora imirimo y'amaboko, buri gihe n'ubundi tuba tubafasha, tubari hafi muri ayo magroupe. N'ubundi ugasanga uwo muntu ari gukora ikintu
tuvuga ari kuboha ikibo, igiseke cyangwa se umusambi cyangwa se umupira akoresha ubudodo, ariko mu buryo bwo kumufasha gukira. Bigahurira he kuba yaba ari gukora icyo gikorwa bimufasha no gukira ryahungabana afite? Yego, iyo uri gukora burya igikorwa cyawe wibonamo bigufasha niba navuga ngo guhugira kuri cyo aho kugira ngo wihugireho. Yego, hari n'abaza rero ugasanga aravuga ati nge ndi kumva ntacyo nkimaze ku isi, akavuga ati ndumva nshaka kwiyambura ubuzima, ndashaka kwiyahura. Ese wa muntu watangiye kubaho umusambi aravuga ati reka nshyireho injisho 2, nshyireho 20, ejo nzashyiraho 5. Ndakuvuga ngo uko atekereza ejo aravuga ati mu cyumweru gitaha nzaba mushoje. Ese ningusoza nzabigenza nti nzawugurisha cyangwa se nzajya gusura runaka. Urumva batangiye kuvuga ati wa musambi utangiye no kumufasha kubana n'abandi. Niyo avuga ati uyu musambi nzawuboha, nzahuha kwa runaka. Umusambi ndabona ari mwiza, ni nabwo atangira kongera kwikunda, akabona yuko ibikorwa ari gukora ari byiza koko, akabyishimira. Urumva uko atekereza ejo, mu cyumweru gitaha, ukwezi gutaha, uba uri kumugaruramo cya cyizere cy'uko ejo hahari nubwo yaba afite icyo kibazo. Yego, akenshi rero ikibazo ngewe ngira ni uko abanyarwanda benshi bavuga ko babana n'ihungabana ariko ntibabimenye. Noneho n'ababakikije, niba ari nk'umusore, niba ari inkumi wagize ikibazo, wenda arashomereye igihe kirekire kandi yarize, yewe yafashe na credit muri banki, akavuga ati ubundi bimariye iki ko nigaga nzi yuko ejo nzabona akazi nkaba ngeze. Umukobwa akunze umuhungu aramwanze, cyangwa se umuhungu yanze umukobwa, agahita yumva ko ubuzima burangiye, agahitamo kwishora muri ibyo bintu. Ariko ababyeyi bo bagatangira ahubwo kumubwira nabi, bavuga bati ibyo ni ibiki wadukanye, ubwo wagiye mu bigare by'abanywi b'inzoga. Ntibatekereze yuko uwo muntu ashobora kuba afite igikomere gishobora kumutera ibyo, ko ahubwo igisubizo atari ukumubwira nabi, atari ukumucyaha, ahubwo ni ukumufasha gusobanukirwa n'ibiri kumubaho. Icyo ni ikibazo usanga hano mu Rwanda gihari. Nibaza ko abantu bazobereye mu bijyanye n'ubumenyamuntu n'imiterere n'imyitwarire bya muntu hari inshingano mufite zo guhugura abanyarwanda kumenya uburyo bwo kwitwara ku myitwarire, kwitwara ku muntu wahinduye imyitwarire n'imyifatire. Yego, nibyo koko abanyarwanda ntabwo bagira, ndetse si n'abanyarwanda gusa, agenda agize amahirwe yo gukorera mu bantu tudahuje yenda umuco, baturuka mu mahanga mu bihugu bitandukanye, kandi nkabafasha mu buryo nyine nk'uko nafasha umunyarwanda. Ariko n'ubundi ni abantu muri rusange, kugira ngo azakwizere, azagufungukire, akubwira ubuzima bwe biragoye. Ariko hari uburyo dukoresha kugira ngo urememo umuntu icyizere, kuko twebwe mu kazi kacu utabanje kubona icyizere cy'umuntu muri kumwe ntabwo bikunda. Rero ntabwo ari twe twenyine twagagombye twashobora gufasha uwo muntu, kubera yuko n'umuryango nyarwanda nawo ndetse n'abakikije uwo muntu wagize ihungabana koko turabakeneye kugira ngo uwo muntu asubirane ubuzima buzira umuze, ubuzima bwo mu mutwe buzira umuze. Gute rero? Ndaguha nk'urugero, tuvuge umwana aratsindwa mu ishuri, ariko umwana ntabwo yigeze atsindwa mu ishuri mu gihe cyashize. Ariko umwana muraganiriye usanze afite ibibazo akura mu rugo, ababyeyi bafitanye amakimbirane. Uwo mwana azaza ku ishuri adatuje, naza ku ishuri adatuje ntabwo mwarimu azigisha ngo yumve, ahubwo azahora atekereza ibyo mu rugo. Se ningera mu rugo zanduru ndongera nzibone, se ningera mu rugo ndabona uko nijyama, ese papa ntabwo ari bwice mama. Ngira ngo no mu muryango nyarwanda ubona yuko bimaze gukabya, ko usanga umubyeyi arica undi, umwana arica umubyeyi, umubyeyi arica umwana, abaturanyi imibanire yabo biragoye. Umwana rero ntatuze ku ishuri. Iyo rero impuguke muganirije, ngira ngo no mu bigo by'amashuri abo bantu bagiye barimo, leta yagiye hari intambwe imaze guterwa
kuko no ku masantere de sante abantu bakora nk'ibyo dukora nabo barahari, impuguke mu mitekerereze n'imyitwarire. Abo bana baraganirizwa, ariko ntabwo bigarukiraho gusa, habaho no kugera mu muryango, ababyeyi bagatumizwa, se bimeze gute, ugasanga no kugira ngo umwana asubirane ya mahoro yahoranye, n'ababyeyi bagomba kubigiramo uruhare. Rero ni nkako uwo muntu wagize ihungabana, wa mukobwa wanzwe n'umuhungu, wa muhungu wanzwe n'umukobwa, nabo bakwiye kwitabwaho n'umuryango, kuko nidufasha umuntu se agasubira aho atuye, ugasanga baravuga bati uyu muntu afite ibibazo byo mu mutwe n'umusazi, ese azakira? Azatangira ahubwo kumva ko ari we wenyine nahabwa akato. Ariko umuntu niyakirwa mu muryango, akakirwa nk'umuntu wagize ikibazo, kuko ubuzima bwo mu mutwe buhungabanye buri wese ashobora kubugira. Nakubwiye ko ni igihe umuntu ageramo agahura n'ibintu koko akumva abuze aho bikwirwa, kandi twese buri wese ashobora kugera muri icyo gihe. Yego, ubwo rero buri wese akwiye kwakira mugenzi we, akavuga ati yenda uyu munsi niwe, nanjye ejo nijye. Tugafashanya nk'abanyarwanda kugira ngo tubungabunge ubuzima bwo mu mutwe. Tugafashanya nk'abanyarwanda, ariko se buri wese afite ubwo bushobozi bwo gufasha umuntu? Kuko hariho n'ababyeyi batazi kuganiriza abana, kuko tunavuga tuti uyu munsi ababyeyi nta kiganiro hagati n'abana kijya kibaho, yaba abana batoya, babandi bakiri muri primaire, maternelle, yaba amaze kugera hejuru za secondaire, yaba ageze muri kaminuza. Ntabwo usanga mu miryango nyarwanda, ni mike cyane yimika icyo kiganiro hagati y'abana n'ababyeyi, ku buryo noneho n'abana bifungurira ababyeyi. Niba ari umukobwa wagize icyo kibazo cyo kuba umuntu yamuhemukiye kandi bari barafashe gahunda yo kubana, akavuga ati buse n'undi wenda mama cyangwa papa ko nsanzwe mubwira agahita nyuki n'abatugubyo nibyo by'inkunduzanye, ubwo ratangiye n'uburaruzanye. Ugasanga ntago ababyeyi ubwo buryo bwo kuba barahereye hasi baganira n'abana ntibuhari, none bigatuma nabo abana babatinya, akavuga ati ubona ari kubibwira numva nizeye n'umubyeyi, nawe arahita anyuka inabi, agahita avuga ati none reka nifatire akayoga niko kamfasha kubyiyibagiza. Ababyeyi uyu munsi bafashwa bute kugira ngo icyo kiganiro, aho guhita ubwira umuntu nabi, ubanze uzanemo icyo kintu cyo kuganira, umenye impamvu yo guhindura imyitwarire? Yego, rwose reka mbwira ababyeyi yuko ari ngombwa ko ubwo bucuti hagati yabo n'abana ari ngombwa, kuko iterambere ry'igihugu ndetse n'umwana uko akura agenda bikura ku babyeyi. Tuvuge niba umwana akuze akabona papa aramwuka inabi, mama aramwuka inabi, azajya gushaka ibisubizo ahandi, kandi ashobora kubishaka bakamuha n'ibisubizo bitari byo. Cyane cyane tuvuge nko ku bana b'ingimbi n'abangavu, usanga ibintu bitangiye kubahindukiraho ku mubiri wabo, mu myitwarire ya myinshi bitangiye guhinduka. Ngira ngo abanyarwanda bakunda kwifungurira abana ngo babaganirize ni bake, ariko ni ngombwa. Ni ukuvuga ngo rero icyo kintu cyo kwita ku umwana, uko umureze niko akura. Niba umwana abwiwe kirazira mu rugo, azakura yumva nyine ari kirazira. Niba akuze abwirwa ati ibi ngibi ni byiza, ibi ni bibi, azakura yumva, kuko icyizere umwana kivana mu mubyeyi. Rero umwana nadahabwa ijambo ngo ahabwe agaciro mu rugo, bya bindi byacu tugenda tugahugira mu bindi, ugasanga umwana ageze mu rugo yabuze wabwira, twamusigiye umukozi, yego turumva yuko yariye, yambaye imyenda imeshe, ntiwamenye ngo ese umwana yahuriye n'ikibazo kihe ku ishuri, yenda mugenzi we yamukubise, yenda mugenzi we yanamukubise utari ukumwanga, kubera yuko ari wo muco yavanye iwabo. Ngira ngo hari n'ubukangurambaga bigomba guhera hasi, kuko ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'iterambere muri rusange rihera mu rugo. Umuryango niwo uri mu mudugudu ukavamo akagari kakavamo umurenge, bikazamuka bikagera ku gihugu ndetse no ku isi. Wa mwana rero nadakura imbaraga zimufasha kuzamuka neza mu muryango, ntabwo azatsinda, n'igihugu ntabwo kizamubonamo uwo cyari kimutegerejemo. Bityo rero n'iterambere rigende ridindira muri rusange. Ubukangurambaga rero numva bwagahereye mu nzego z'ibanze,
hari ndetse n'utugoroba tw'ababyeyi mu nshuti z'umuryango, abajyanama b'ubuzima bakabanza bagahabwa ubwo bukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe n'ihungabana. Ese umuntu ashobora kurinda umuntu ihungabana gute? Ni gute wakwirinda ko ihungabana ribaho? Ni ya myitwarire myiza yo kwakira umuntu. Burya umuntu wese akunda umuntu umwakira. Ninza kukureba nkabona ufite umutima wo kunyakira, nzakwifungurira. Ninkwifungurira uzamenya uti ariko uyu muntu nubwo namwumvise nshobora kumugira inama yego, ariko ese biragarukira aha? Ese ubundi wa muntu ko umuntu ashobora kugira ihungabana agashobora kurivamo, hari n'uwo twabonye ushobora kurigira bikamugora kurivamo. Nibwo umuntu nimuganira uzamenya ngo uyu muntu koko namufasha bikarangira vuba. Ariko hari n'igihe wumva bitarangira, bikaba ngombwa ko ujya kumusabira ubufasha bwisumbuyeho, yenda centre de santé. Ariko mu by'ukuri umuryango nyarwanda ukwiye gusobanukirwa byinshi ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Aho hantu harabuze uti ni gute abantu bakumira ihungabana. Mise nongera nibaza nti nk'umugore n'umugabo bari mu makimbirane y'urudaca, umugabo arinjiye, bari umugore arirukansa avugije induru, abana bararize, induru ziravuze mu rugo. Nk'abo bana bari mu muryango uri mu makimbirane bafashwa bate kugira ngo urabona niyo abantu bari mu makimbirane abaturanyi baraza, inzego z'umudugudu zikaza zikabegera zikabagira inama, ejo bikongera ariko hagati aho umwana ari kwangirika. Nk'abo bana bari muri uwo muryango ni gute bafashwa kugira ngo nibura bo bakure ari abantu bakomeye badahungabanye? Yego, abana bakwiye gufashwa n'ibyo, ariko nanone ngira ngo leta iratureberera. Tuvuge nk'inshuti z'umuryango, hari uburyo bwari buriho bwa sinzi niba ariko ndumva bigikora, bwa marayika murinzi. Marayika murinzi w'igihe gito, marayika murinzi w'igihe kirekire. Bagiye muri buri mudugudu bagiye bahari abo ba marayika murinzi. Ngira ngo hari ikigo gishinzwe abana NCDA, ngira ngo niyo ifite abakozi muri buri karere, bagira uburyo bakorana n'inzego zo hasi. Niba umwana ari mu muryango ariko bikagaragara yuko ari kubuzwa uburenganzira bwe kandi ukabona n'amakimbirane ahoraho, birashoboka ko umwana yakurwa muri urwo rugo. Ubwo ninde uzakora ubuvugizi kugira ngo avuga ati ruya rugo rurimo amakimbirane mugerageze gufasha abana barimo? Inshuti z'umuryango zikorana n'abakozi bari ku karere, zigatanga amakuru. Zigatanga amakuru ku nzego z'ibanze, ku mudugudu, bikazamuka bikazagera ku karere, bagatanga raporo ku karere. Hanyuma abo bakozi bakaba bamanuka bakareba icyo kibazo bakagisesengura. Ese uyu mwana akwiye kujya kwa marayika murinzi w'igihe gito? Ese akwiye kubona marayika murinzi w'igihe kirekire? Ngira ngo izo nzego ziriho, ahubwo no kumenya ngo ese abanyarwanda basobanukiwe imikorere yabyo. Numva nabyo rero hagakwiye kubaho ubukangurambaga kugira ngo hamenyekanishwe izo nzego zihari zafasha umuryango kwirinda ihungabana, kurinda ihungabana abana baburimo. Umwana wahungabanye n'umuntu mukuru bafashwa kimwe? Approche zikoreshwa ni zimwe? Ntabwo ari kimwe, kuko umwana hari tuvuge nk'umwana w'imyaka 4-5, burya nawe arahungabana. Ariko se uburyo yerekana ihungabana rye ni nk'uko umuntu mukuru yaza akakubwira ati ngwino wicare nkubwire akababaro kanjye. Ntabwo umwana yabikubwira. Ariko abana kugira ngo turebe ese ari ku kigero kingana iki cy'ihungabana, ashobora gushushanya, ushobora kumufasha agashushanya. Tuvuge niba ari ihungabana riri mu muryango imyaka 5, 6, 7, ukamubwira uti nshushanyiriza umuryango wawe. Akenshi arabishushanya, nubwo biba ari iby'abana arabishushanya. Papa afashe inkoni ari gukubita mama, cyangwa se ugasanga yashushanyijemo umuriro, cyangwa se ari twebwe tugira uburyo tureba ngo ibi bishushanyo by'uyu mwana bimeze bite. Ese imibanire y'umwana bitewe n'imyaka ye, uko mbona abana n'abandi
buri kigero cy'imyaka umwana yagakwiye kuba afite ikintu runaka ashobora gukora. Si umwana ko ari umwana w'imyaka 2 ushobora kuba uri kumwoza ukabona afasha agasabune nawe agiye kukoza. Ese ashobora kukubwira ati ndashaka kujya kuri toilette. Ariko se nubona umwana w'imyaka 3, 4, 5 akikoraho ibyo bintu uzamenya ngo ariko harimo ikibazo. Rero ukanareba n'imikinire ye n'abandi. Ese uyu mwana arisanzuye mu gukina n'abandi? Ese uyu mwana yari gukina n'abandi ararwana cyane? Ese araseka? Ese afite ibimuhuza? Ashobora kugira igitekerezo gishyashya abwira abandi akababwira ati muze yenda tukina gati. Yego, nubwo buryo tureba ngo umwana afite ihungabana rimeze ritereye ku kihe kigero, ese namufashane. Akenshi umwana afashirizwa mu bandi ufite ikibazo cy'ihungabana, ariko umuntu mukuru mwumvise yuko ashobora gutanga ibitekerezo yicaranye n'umufasha cyangwa se ari mu bandi wagasohora ibyiyumviro bye, akaba yarira amarangamutima ye, akaba yasuhuza umutima, akaba byose. Urumva ntabwo uko wafasha umwana ariko wafasha umuntu mukuru, kuko umwana ugomba kumuha ambiance, ba bantu bamukikije, environment ibimukikije bituma ustimula, niba nabyita ngo utera imbaraga ibyiyumviro bye kugira ngo bigaragare hanze. Yego. Dusoza rero ikibazo cya nyuma, ni izihe nama mugira abantu mu rwego rwo gukumira ihungabana haba mu bana ariko haba no mu bantu bakuru, kubera ko umuntu wahungabanye nta n'umusaruro tuba tumutezeho. Icyo gihe aba ari wa muntu ahubwo dufite ibyago by'uko ashobora kuducika. Hakorwa iki rero kugira ngo dukumire ihungabana mu bana bacu, abana bato, urubyiruko, ariko natwe ubwacu abakuru tugerageze kubaho mu buzima bukumira ihungabana? Yego, ngewe icyo nifuza, yenda inama nagira abantu no kwitwararika mu mibanire yacu n'abandi, kuko akenshi abajya bavuga ngo karenze umunwa karushye hamagara. Tuvuge nk'umwana aramubwira uti kandi uzabimbwa. Umwana niba umubwiye ngo uzabimbwa uba utegereje ko azavamo iki? Ni ukuvuga ngo ashobora guhungabanywa n'icyo kintu, iryo jambo umubwiye uzabimbwa. Najya ku ishuri azicara ati nyamara papa yarambwiye ngo ndimbwa, nyamara mama yarambwiye ngo ntacyo nzimarira. Ni ukuvuga ngo tukirinda gukomeretsa abo turi kumwe. Ushobora gukomeretsa umuntu mu magambo, ushobora gukomeretsa umuntu mu myitwarire, ushobora gukomeretsa umuntu mu byo umwimye kandi h'uburenganzira yakagombye kuba abona. Ni ukuvuga ngo ni ukwitwararika twebwe, mbese umutima w'umuntu uturi imbere, tugaharanira yuko niba duhuye agenda yishimye, abona amahoro muri twe. Kandi niba koko turi abantu duteshutse tukitwara nabi imbere yabo, dusaba imbabazi, kuko burya umutima w'umuntu iyo ukomeretse ariko ukawumuza gusaba imbabazi, biroroha yuko akomeza kubitekerezaho. Ndetse n'abana, niba wahubutse ugakubita umwana ukamubabaza cyane, akajya ku ishuri afite imibyimba n'ibiki byose, ugasanga umwana ntabwo yisanzuye mu bandi. Ni ukuvuga ngo ushobora kumusaba imbabazi, umwana ushobora kumusaba imbabazi cyangwa se ukamuhanura mu bundi buryo. Yego, ndumva ari ibyo. Kandi abana tukabarinda kubona ababyeyi, burya ababyeyi bagira byinshi bashobora gupfa, ariko amatwi y'abana n'amaso y'abana tuyarinde kubigaburira ibibi ibyo bidakwiye kubona. Niba mufite icyo mupfa, ko mufite aho muhurira, mwaganire mukabiganiraho bigashira. Ariko umwana bitabaye ngombwa yuko abireberera ngo abitware, kandi umwana niwe tuzakuramo umuntu mukuru w'ejo hazaza. Turamushimiye cyane rero Priscilla, ikiganiro cyiza aduhaye kidufasha kongera gusobanukirwa neza n'ihungabana. Mwumvishe ko ihungabana kenshi rituruka ku kintu kiba gikomeye umuntu aba yarahuye nacyo, nk'iyo ntambara cyangwa se ikindi kintu gikomeye
wumva ko birenze ubwenge bwawe, unanirwa kubyiyumvisha ibyo ari byo, ndetse akenshi ukabanza ukabitekerezaho, rimwe ukabitekerezaho icyumweru kigashira, ukwezi, amezi abiri, ukirwana nabyo kugira ngo ugerageze kubyiyumvisha, ariko bikagusiga, ukumva ntuguri kubyakira, ntaguri kubishyikira. Icyo gihe rero iyo ukomeje kubana nabyo niho utangira kugira kubura ibitotsi, ugasanga uraryama nabi, urashikagurika, urarota ibintu bibi, nk'uko yabitubwiraga, ni hahandi umuntu abura apeti, cyangwa se ugasanga ari kurya cyane, ni hahandi niba ari umwana ugasanga ararwana n'abandi, aragira imyitwarire itari myiza, cyangwa se arasubira inyuma mu masomo, ni hahandi umugabo yinjira atongana nta mpamvu, hutaza ibintu byose. Izo ni zimwe mu mpamvu cyangwa se mu bimenyetso bishobora kugaragarira umuntu wahungabanye, ariko icyiza ni uko umuntu ashobora gukurikiranwa hano uhereye ku kigo nderabuzima kuzamuka kugera ku bitaro bikuru. Abajyanama ku ihungabana barahari, bafasha abantu kugira ngo bongere babumve neza, babaganirize, asohora ibyiyumviro bye, hanyuma umuntu namara gufashwa yongera, niba wiga agasubire kwiga nta kibazo, niba ukora akazi wongera gutanga umusaruro, kuko iyo uhungabanye ntushobora kugira umusaruro utanga, haba mu rugo, haba mu kazi, haba mu ishuri. Ubwo rero nyamuneka mbere yuko ubucira umuntu urubanza ukavuga uti kino cyana cyarananiranye, umugabo wanjye yarananiye, umugore wanjye yarananiranye, banza usubire inyuma wibaza atari uyu muntu ntiyaba afite ibikomere, ntiyaba afite ibyatumye amera gutya, hanyuma umuherekeze. Nibwo buryo bwiza bwo kubanira umuntu ufite ihungabana, nibwo buryo bwiza bwo gufasha umuntu kugira ngo asohoke mu kibazo arimo. Ubwo rero turabashimiye, twizera ko tugiye guhindura imyitwarire aho bitari byiza, kugira ngo tugerageze kubakana, gusanana, kubera ko nicyo tubereyeho, ni ugufashanya hagati yacu kugira ngo buri wese abere igisubizo mugenzi we, aho kumubera ikibazo, aho kumubera umugogoro, mubera igisubizo mu buzima arimo kunyuramo, bizamufasha kwiyubaka nawe kandi wiyubake. Tugicumbikiye ahangaha rero ikiganiro cya none, kubaho neza, ni ikiganiro kitwubaka, kidufasha nyine kubaho neza. Mwari kumwe na Louise Nganyira, nkomeze kubifuriza ubuzima bwiza.